Yes, hi guys, bakunzi ba Zararyoshye TV, twongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe tubifuriza amahirwe n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tumaze iminsi tutabagezaho abantu banyu mukunda, abahanzi, abakurikirana entertainment kandi bakabikora, ariko uyu munsi twabazaniye umukobwa ufitemo isoni ariko ufite ubuhanga budasanzwe, ashobora kutugezaho byinshi mu bihangano cyangwa se mu bintu bijyanye n'imikino akora. Icyo twabibiraho ibanga, hari agashya turi buze kubabwira yadukoreye mu minsi ishize, ubwo ngira ngo wenda twatangira yibwira abadukurikirana. Muraho neza, amazina yanjye nitwa Rwibutso Anike, nkina nitwa Samantha. Yes, mwabyumvise akina yitwa Samantha, ubwo ibyo agiye gukina arabitubwira mu kanya, ariko genda ndareba ngira ngo ashobora kuba akina ari nk'umuntu batereta ahari igihe nkurikije ko namubonye. Urebye isoni afite, ashobora kuba hari ibintu bajya bashutinga bavuga ngo action, ngira ngo iyo bavuze action aba azi ikigiye gukurikiraho. Ntabwo hano turimo gushutinga, arihagara dukurikire bisanzwe, hanyuma ubwo namwe muri comment muzamumbariza ibibazo tuzamuha umwanya abasubize. Ngira ngo wenda atubwiye ko akina yitwa Samantha. Ese Samantha ukina ibiki? Ni iki abagukurikiye ubu ngubu bashobora kumenya ngo ukina witwa Samantha? Murakoze. Ubundi bitewe na role baguhaye, ntago umuntu akina role ihoraho, bigenda bihindagurika. Nk'ubu filime iherutse gusohoka, nakinnye ndi umwana wo mu rugo nyine ndi gukinana n'umukozi, ewana baje kunereta, umukozi ndamushitinga cyane byadanje. Ariko ushobora gusanga mwe tuzakina mu minsi igiye kuza atari yo role nzaba mfitiye, bigenda bihinduka. Okay, ngira ngo mwabyumvise wenda mu byo atubwiye bijyanye nuko icyo mbashije kumvamo nuko ari umukinnyi wa filime. Atubwiye ko filime iherutse gusohoka hari uburyo yabyitwayemo. Ese filime muherutse gusohora ni filime yihe kugira ngo abadukurikira babashe kuba bayireba? Bayita Behind Love. Behind Love ndumva narigeze kuyibonaho. Hanyuma rero muri Behind Love tubwira akantu wakinnye kadasanzwe. Ako kantu uvuga uti nakinnye ndi umwana uteye utya n'utya, simbizi wenda iyo series ndayireba, ariko tubwira akantu wakinnye muri iyo filime. Ariko Zamu, ubwo ngubwo wumvugira ubwenge buzima, kandi gerawe tuzaserera. Ubwo bivuga ko wasereraga n'umuzamu, hari habaye iki? Iniga yarije kuntereta, arangije arayiraburiza. Kuko nakabivuze koko wa mukobwa mwabyumvise ko akina ateretana, ni nayo mpamvu twabonye kuri kamera zacu yasaga naho afite isoni. Hari ibintu bajya batubwira, dufasha utubwire ngo rore ngo umuntu yakinnye ngo nibwo buzima bwe ngo niko abateye. Urabwira iki abadukurikira? Wababwira iki abasanzwe bibaza ko ngo rore umuntu akina ngo ariyo miterere? Ikintu navuga nyine ntago ariko biba bimeze, kubera ko ni ibintu wiyumvamo ukabyishyiramo ako kanya, kubera ko biri ngombwa kuba ugomba kubikora, kubera ko uba ufite impano yabyo. Ariko mu buzima busanzwe nta hantu biba bihuriye no kuba ariko waba umeze. Nk'ubu tuvuga urugero, nakinnye nyine ndi tukazamu baje kuntereta, ariko mu buzima busanzwe ntago uko nabikoze ariko nabigenza. Rero nta hantu biba bihuriye rwose. Mu buzima busanzwe rero ndibaza ko wenda abantu benshi bajya babyibeshya gutyo bakavuga ngo niyo miterere ngo umuntu aba afite. Udukuriye inzira ku murima ko bitashoboka ko ibyo wakinnye ariyo miterere y'umuntu. Niko biba bimeze pe, ntago ari imiterere y'umuntu, ahubwo ni ibintu wishyiramo ako kanya, kubera ko iyo ari ngombwa ko ugomba kubikora, nta kindi. Hanyuma se ubwo bishatse kuvuga ko iyo ugiye kwakitinga muri filime ni story yawe uba wizaniye, cyangwa se n'ibintu biba byarateguwe? Bigenda bite kugira ngo abadukurikiye bifuza kuba bakina filime babimenye icyo bakora? Oya, ntago ari story yanjye, ni umwanditsi wa filimi ubyandika nyine bitewe n'ukuntu mugomba gukina, buri muntu wese akamuha role y'ibyo agomba gukora. Ntago ari ibyo umuntu aba yizaniye ku giti cye, kuko urumva nzanye ibye ngenda ndakazana ibye, ntago byahura. Rero umuntu umwe niwe utegura akazana, buri muntu akamuhereza ibyo agomba gukora. Ariko wenda hari akandi gashya nanze gutera abantu amatsiko, reka mbivuge, nari navuze ngo ndabikubaza nyuma. ngo uri umwe mu bantu bahataniye award ya
ati Rwanda, ayo makuru nayo gira icyo yatubwiraho. ya nanjye ndi umuntu umwe mu bantu bagiye muri ati Rwanda ubuhanzi. Ni sisiteme ihari yo guteza impano z'urubyiruko imbere. Rero nanjye nari ndimo muri abo bantu ewana byari neza kabisa, ngira ngo abantu bareba RTV baratubonye, nanjye nari ndimo cyane, nari umukobwa uzi kurira neza. Aha, urakoze. Mbere yuko nkubaza ku kantu kamwe uvuze, ndagira ngo uduhe amakuru muri ati Rwanda, dukorere story ngufi nk'umukinnyi wa filime, ukuntu byari bimeze, uko byatangiye naho wisanze, ese wavuyeho ugarukira he, kugeza ubu bihagaze bite, tubwire. Ya nyine barabitangaje, batanga amatangazo mu gihugu hose ko hariho gahunda yo guteza impano z'urubyiruko imbere, buri mu cyiciro cyose, yaba mu baririmbyi, yaba mu bakinnyi ba filimi, yaba mu bavuga imivugo, muri buri cyiciro umuntu wese yisangagamo. Rero njye nari ni mu cyiciro cy'abantu bakina amafilimi na komedi. Yego, ubwo byatangiriye ku karere, njya ku karere ndatsinda, ndazamuka njya ku ntara ndatsinda, ngera ku rwego rw'igihugu. Okay, bivuze ngo ubu warazamutse. Ese mwahataniraga mu kahe karere? Waturutse mu kahe karere muhatana? Naturutse mu karere ka Nyagatare. Ugera ku rwego rw'igihugu? Ugera ku rwego rw'igihugu. Ko numva ukaze. Ewana, Imana iba yabidufashijemo cyane kuko ntabwo biba byoroshye, aba ari uguhatana nyine umuntu aba yakoze. Ku rwego rw'igihugu rero byarangiye utsinze, waratsinzwe, habaye iki? Ya ukuntu byagenze nyine twageze ku rwego rw'igihugu, ntabwo biba byoroshye, ngarukira aho ngaho gusa nyine ntabwo byabaye ngombwa yuko mba mu bantu 30 bari bagombaga guhitamo, gusa nyine naho nagejeje nako ntagize, ubwo byari ibyo ngibyo. Uti muri 30 nanjye ndumva niyumvamo neza. Hanyuma rero ikintu kimwe ngiye kukubaza, wenda tuzabikurikirana ubutaha, tuzongera tuganire, dufite umwanya mutoya, tubasanze muri gahunda yanyu ya shoot ya filime mugiye kudukinira. Ngiye kukubaza utubazo dukeya mu bijyanye no gushyira ubwenge ku gihe cyangwa se gutyaza ubwenge. Waba wibuka story wagize mu gihe wenda wigaga primary? Ni iki cyagusekeje gituma abanyeshuri mwiganye bakwibukiraho avuga ati primary uriya mukobwa tubonye muri ati Rwanda ndamuzi primary, hari agashya yigeze kudukorera mu ishuri nakahe? Muri primary ubundi ngiye kuva kera niyumvagamo impano yo gukina filime. Hari ukuntu nyine nko ku ishuri habaga hari nk'igikorwa runaka gihari, bikaba ngombwa ko abantu bari bukine ikinamico cyangwa se nyine bagakora nk'inkuru ukuntu. Muri abo bantu nabaga ndimo, ubundi nkabiryoshya kweri. Byumvikana ko umuntu wakubonye n'ukubona ubu avuga ati koko impano ye niyo yazamukanye, ntabwo ari ibyo ashakisha. Nko mu bana twiganaga ndakeka baramutse bambonye bitabatungura, kuko nyine narakinaga nkabasetsa cyane. Twigeze gukina umukino wa Ndabaga, ndi mama wa Ndabaga, ewana kabisa mbikora neza. Ubwo abakwibuka baribuka kuri Ndabaga uko byari bimeze? Okay, uyu munsi nta bintu byinshi dufite byo kukubaza kubera ko nyine uwo mwanya ari mutoya. Gira icyo ubwira abadukurikira, ese filime zanyu mukina ziboneka he, umuntu ayishaka bisaba iki? Ese umuntu ashatse kujoininga kuri timu yanyu byagenda gute? Tubwire mu ncamake icyo usaba abafans bawe n'icyo wabwira abakunzi ba filime nyarwanda. Ya murakoze. Ikintu nabwira abakunzi bacu nuko tubakunda, kandi ni ukuri tugerageza kubazanira utuntu dushya, tugerageza nyine kubazanira ibintu byigisha mu buzima. Ikintu nababwira rero ku bantu bashaka kutujoininga, hari nimero dutanga ziba ziriho iyo umuntu amaze kureba filimi yacu, ni za director, uramuhamagara mukavugana ukamubaza nyine ibyo ushaka kumenya byose, nawe aba hari kugira ngo agusobanurire, ubundi akaguha ikaze rwose, ntabwo tujya duheza abantu. Ikindi nabasaba, mujye mudukurikirana, ushaka kutureba wakandika Zararyoshye TV, uhita utubona rwose, ubundi ukadukurikirana, kandi ntiwibagirwe gukora like, share na subscribe. Turabakunda cyane.
Ya, akabazo ka nyuma kuko abantu iyo babonye umuntu kuri social media hari abavuga ati muduhe namba z'uriya muntu bimeze bite n'iki n'iki wake nawe urabyumva. Anike tuvugana ubu ngubu ufite umukunzi? aha ibyo ngibyo ntabwo nabitangaza, ntabwo nahita mbitangaza ako kanya. Turagira ngo dufashe abaduforowinga, harimo abantu benshi bagukunze n'abazagukunda ariko tumenye ngo noneho uri kuri iyi level. Ese gutanga akanimero kawe biremewe ubu ngubu, ugukenera azakubone dufashe. Ya ukuntu bimeze rero, akanimero kanjye wegera director neza ukamubwira ati ndashaka nzwi ku izina rya Samantha, nongere mbibibutse ukavuga ati Samantha ko wenda namukunze mfite byinshi namwigiraho cyangwa mfite ibyo nenda kumubaza, ukaca kuri director kungezaho neza. Okay, ubwo ngira ngo wenda kuba followinga nimero za director wanyu ndazizi ni 0788577998. Mwabyumvise ko ari public umushaka biremewe, ubwo muzatubwira cyangwa muzareba kuri iyo channel naho ngira ngo ziba zihari ni Zararyoshye TV nkuko babivuze. Dusoza rero ngira ngo wenda yasabye abafollowinga ko bakora subscribe, comment, share, ibyo murabizi kuri YouTube ko ari ibintu biba bikenewe muba mufashanya. Nawe mukamuteza imbere nkuko mwumva n'ubundi yahataniye kugera muri Ati Rwanda, wenda hazaza n'andi marushanwa ku buryo ashobora kwisangamo. Ubwo ngira ngo rero niba ntamuvugiye nabi njye numvise byemewe kumushaka, mupfa kuba mwumvise adresse umukunzi menya ahari ntawe simbizi, azabyivugira utaha tuzamukurikirana. Reka rero tubifuriza amahirwe n'imigisha, tubasezera tubagira ngo caca, mwakoze kudukurikirana, hanyuma Imana ibahe umugisha, turi kumwe.